umeze neza, ngushimiye ko ufunguye iyi video. Niba aribwo bwa mbere uhageze ndagusaba gukora subscribe, niba kandi uhasanzwe ndagushimiye cyane. Reba iyi video kugeza irangiye urebe uburyo mwansabye umuntu yakoresha igitunguru mu mutwe we kugira ngo umusatsi we ukure neza kandi awurinde imvuvu ndetse no gucikagurika. Nkuko nabibabwiye rero ubushize mu kavideo kabanje, nababwiye ku byiza by'igitunguru, mbabwira uburyo wagikoresha, mbabwira ibintu byinshi nyine bitandukanye ku gitunguru mu mutwe. Ariko abantu bagiye bansaba ngo mbese wabitweretse uburyo twabikoresha. Rero uyu mwanya rero nawufashe kugira ngo mbereke uburyo dushobora gukoresha igitunguru mu mutwe wacu, umusatsi wacu ukaba mwiza ndetse ukarambuka, tukawurinda imvuvu ndetse tukawurinda no gucikagurika. Ntatinze rero urabona hano mfite umusatsi mwinshi nk'uko mubibona. Uyu musatsi mureba rero waje kugira ikibazo, umva uragenda uracika pe. Reka mbibabwire nk'ubuhamya namwe bitazababaho, cyangwa se nibiramuka binakubayeho uzamenye icyo gukora. Umva waracitse, noneho abantu bakajya barambwira ngo umuntu kubera ko ndimo konsa. Birambabaza cyane. Ndangije rero mfata icyemezo nkukuraho. Urabona ko nawe ukase hano nasize agasatsi gakeya, kamwe gasokozwa n'agasokozo gatoya cyane. Noneho ariko nyine nkukuraho ntishimye pe, birambabaza. Ariko ndavuga nti nta kundi nzakoresha igitunguru nuko umusatsi wanjye umere neza. Nkuko rero mubibona ntabatindiye, mfite igitunguru, bino ni ibikoresho ngiye gukoresha. Iki ni igitunguru, hariho akarape, ushaka wakoresha blender uyifite, cyangwa se nawe ugakoresha rape. Nakoresha agakoresho koroheje ku bantu benshi ku buryo bakabona. Noneho n'akayungirizo n'ikiyiko ndetse n'akarahuri. Rero nafashe cya gitunguru cyanjye, ni igitunguru kimwe ndakirapa. Urabona natangiye ndapira ku kantu gatoya, mbona kirimo gutinda, njya ku mwanya munini. Finally nza gusanga umwanya munini uri gukora ibintu binini cyane, ndabihindura nsubira kuri kariya kanya gatoya. Kuko kariya kanya gatoya niko kabigira neza nk'ifu cyane, bikoroha. Hanyuma rero nabirapye bisanzwe nkoresheje ako karape nk'uko murimo kubibona. Nabibabwiye ngo uramutse ufite blender it's okay, ariko utanayifite nta cyakubuza gukoresha rape, kuko nayihisemo nk'uburyo bworoheye buri muntu, abantu benshi, ku buryo udafite rape yakoresha udafite blender yakoresha rape. Rero ntuzagire ikibazo cyo kuvuga ngo nagikoresha nta blender mfite, no uzakoreshe rape. Noneho rero urabona nakomeje ndarapa, ariko nshuti yanjye igitunguru kiraryana, uzabyibuke. Gusa nyine cyagendaga kindya, ngacishamo akanya nkaruhuka, nkihanagura mu maso, nuko. Ubwo rero hariya nari ndimo kurangiza kukirapa. Noneho ndangije kukirapa, urabona bya binini natangiye gukora mbere byabaye binini, hazamo n'utundi dutoya, urabona ko bitandukanye. Noneho rero nahise mbishyira mu gakombe. Nk'uko mubibona nabishyize mu karahuri, ndangije nifashisha akayungirizo na cya kiyiko ndabikanda. Ushobora rero kutifashisha akayungirizo, ukifashisha agatambaro koroshye ugashyiramo kiriya gitunguru, ariko nabonye atari uburyo bwiza umuntu wese bwamworohera, kuko nabwo uragikamura igitunguru cyose kikavamo. Ariko nabonye kubereka nkoresheje ibi bikoresho aribyo byoroheye abantu benshi. Urumva akayungirizo tuba dusanzwe tugafite, ikiyiko, agakombe, ni ibintu byoroshye. Umva igitunguru kigira umutobe mwinshi pe. Cyari kimwe ariko ureba umutobe wose wavuyemo. Hari akandi kantu ntaberetse rero nifashishije, agacupa kavuyemo glycerine. Niko nifashishije kubera ko ariko koroshye kugakoresha mu mutwe. Urumva nari no gukozamo intoki bikemera, ariko navuze ngo reka nkoreshe aka gacupa, niko kari buze kunyorera kujya nshyira mu mutwe ahantu hose. Rero umutwe wanjye wari wumutse umeze neza. Noneho ndangije mfata ka gacupa nashyizemo,
igitunguru narapye wa mutobe wacyo ndangije nshyira mu mutwe. Noneho rero iyo urimo gushyiramo ugomba kwitonda cyane kubera ko cya gitunguru kiraryana. Nkwibutse ko ibi turi kubikora kugira ngo tugire umusatsi mwiza, umusatsi uzira imvuvu, umusatsi uzira gucika, umusatsi uzira kuba ukomeye cyane. Ibi bintu nubikora umusatsi wawe nta mvuvu uzongera kugira, ntabwo uzongera gucika uko wiboneye kwa kundi usokoza ukajya ukabona umusatsi wose wasigaye mu gisokozo, ntabwo bizongera, cyangwa se wanakoramo ukabona mu ntoki zawe umusatsi wose uraje. My dear, birababaza cyane. So reka rero umusatsi wacu tuwiteho dushyiramo igitunguru muri ubu buryo, result zaba nziza cyane. Aha rero nari narangije kugikoresha ndawureka, ubundi urawureka nk'isaha igitunguru nyine kigakora. Noneho warangiza ugafata shampo bisanzwe ukagenda ukawumesamo cya gitunguru kigashiramo. Iyo wumva kitari no gushira neza ukoresha akadimu kugira ngo kivemo impumuro yacyo, ariko nyine impumuro yacyo hari ukuntu uba wumva ibangana, ukoresha akadimu rero. Ndangije ndawureka urumuka, nishyiriramo akagofero. Hanyuma rero ndangije ntabwo nigeze nsigamo amavuta, nawuretse. Hanyuma ndaza ndasokoza. Urabona ukuntu igisokozo kirimo kwihuta, umva ntigitinda, umusatsi uroroha do. Ntabwo ndi hafi gufunga shinyo. Ejo bundi umva igitunguru gikoze umusatsi narabibonye. Ikindi kintu kizagufasha nanone, uzajya ushyiramo udututa, ntuzajya uwureka ngo ubere aho ngaho umusatsi wawe. Ujye ushyiramo udututa, hanyuma ukoreshe igitunguru nibura 2 mu cyumweru, nibura. Rwose bizagenda biguha umusaruro. Nubona byakoze neza, uri kubona umusatsi wawe utangiye kugarura ubuzima, uzajye ugishyiramo 1 mu cyumweru cyangwa se n'ibyumweru 2 nabyo nta kibazo. Ngayo nguko rero uko nkoresha igitunguru mu musatsi, nawe uzabigerageze, ni ibintu byiza rwose uzanshimira nyuma. Ntaragenda n'ubundi reka nze nongere ngushimire rwose umwanya wawe wafashe kugira ngo urebe iyi video. Ni ukuri ni iby'agaciro cyane, Imana iguhe umugisha. So bye, nawe utaha uzagaruke.